Ikibazo mfite ngewe nabuze umugabo wanjye yitwa Tuyizere Jean Claude, yabuze kuri 14 z'ukwa munani 2019 ubwo yabuze. 2019 kugeza maginga ntabwo araboneka. Abanyarwanda bajya he bababura nyine, kuko nk'ubwo urumva we yaramubuze. Yarambwiye ngo yanshakishiriza ahantu hose, nase niba yarashakishije akamubura kandi aribo bamujyanye, urumva ari babashirahe. Nicyo mbabaza, niba abantu babura b'abanyarwanda babashirahe. Ngiye nabyakiriye nabi cyane, kuko nanamuhamagaye kuri telefone nyuma yaho ndamubaza ni ikirego cyanjye kirakunaniye kandi ari mwe mukuriye bino birego byacu. Arambwira ati niba ubona kinaniye uzagenda ukijyana ahandi. Ishema TV, imboni ya Rwanda. Nitwa Uwihirwe Merine, abanuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Yego. Ikibazo ngo ni ikihe? Ikibazo mfite ngewe nabuze umugabo wanjye, na yaragiye mu kazi mu gitondo, noneho nimugoroba bamugara bambwira ko umugabo nawe hari bamufashe. Hanyuma njye nari mvuye mu masengesho, aho nziye ndagenda ndabikurikirana njya ku kagari. Hanyuma ku kagari barambwira ngo barabizi abo bagabo babajyanye bari babiri. Noneho bahita bambwira ngo ninjye kuri station aho babajyanye. Ngiyeyo ndababura. Aho kuri station barambwira ngo ninjye kwa Kabuga naho njyayo. Kuri station Gikondo niho narindi. Noneho ubwo barambwira ngo ninjye kwa ninjye ikabuga kwa Kabuga njyayo. Barambwira ngo sinzongere kuhagaruka, ntabwo bigeze babazana, ngo bazanye ntabwo ari abo ngabo. Ngo bihera gutyo rero. Noneho ubwo akagari bakubwiye ngo ni wa mutwe nakahe? Akagari ntabwo ndi buze kwibuka neza, ariko ni kuri cafe ya Rwampara Gikondo, ko ngena ntabwo nari impara ariko naho ngaho. Noneho ubwo buracya kundi munsi ndagenda njya ku murenge waho w'Igikondo, ndagenda banyandikisha letre, ndangije kuyandika banyohereza kuri RIB njyayo. Baranyakira bamfata amakuru, mbabwira byose, babwira ibyo yakoraga, bambaza icyo akekwaho. Ndavuga ngiye ntabwo nyizi, kereka mukimbwiye mwebwe mumufite. Barambwira ngo ni nandike, nabo ndandika. Barangije arambwira ngo ni nahe. Ubwo ndataha, ndongera ndagaruka undi munsi, kuko yari yambwiye ngazamamagara. Ndagaruka undi munsi, ngarutse arambwira ngo reka mamagarire aho babafungira nyine. Arambwira ngo ntawe, ngo yahamagaye baramubwira ngo ntawe uriyo. Noneho ubwo bamubwiye ko nawe uhari, nyuma ndakomeza ndataha nyine, ndongera ndakomeza ndagaruka. Arambwira ati se ubundi wambwiye ikintu waba ukeka wowe? Ndamubwira ngiye ntacyo nzi. Arangije arambwira ati rero madamu, taha nyuma y'imyaka 2 cyangwa se imyaka 3 uzajya kubona umugabo wawe araje. Muri kubwira gutyo Afande Methode niwe wabimbwiye, ngo ni umugenzacyaha wa RIB, niwe uri mukurikirana dosiye yanjye. Kugeza na n'ubu rero nta gisubizo ndabona. Uwo mugabo wawe yitwa nde? Yabuze ryari? Yitwa Tuyizere Jean Claude, yabuze kuri 14 z'ukwa munani 2019 ubwo yabuze. 2019 kugeza maginga ntabwo araboneka. Maze uwo mugenzacyaha Methode wakubwiye ko ngo ugende ngo nyuma y'imyaka ingahe zagaruka? Ngo nyuma y'imyaka 2 ngo nshobora kubona ngagarutse. Azaho yari se? Ngo ntabwo azahari, we yaramakaniye ngo ntabwo azahari. Noneho ubwo nyuma yaho naje guhamagara telefone y'umugabo icamo, noneho iciyemo mpita muhamagara ndamubwira ko mujya mutarakinga nimero wandebeye aho ari, ko numvise nimero y'icamo. Arambwira ngo agiye kubinkorera. Nyuma nongeye kumuhamagara arambwira ngo nimero yahise ayikuraho, birangira bityo. Ariko niyo nimero yavuyeho barayitarakinga bakabibona? Ibyo ntabwo ngiye nari mbizi, ariko we nuko yabimbwiye. Umugabo wawe yakoraga iki? Yakoraga mare zijyamo imyenda, yajyaga arangura ibyuma, noneho we akazikoresha nawe akanazikora, yangiza akaranguza. Yakoraga nawe? Yakoreraga Igikondo. Gikondo nini? Yakoraga Igikondo hara Rwampara. Rwampara niho yakoreraga. Nta makuru se abantu bakubwiye ko yaba yarabuze?
bambwiye ko babonye vigiza aho ngaho ku kagari kaho ngo babona bafashe uwo mugabo wanjye. Noneho ngo uwo mugabo wanjye bamubaza undi mugabo ngo w'inshuti ye bagendanaga. Abantu baho niko bambwiraga nyine ayo makuru. Bamubajije ngo amakuru baramubaza ati zana uwo mugabo hanyuma we turakureka utahe. Noneho uwo mugabo aramuhamagaza araza akimara kuhagera ngo abagabo babiri bari bari ku muhanda biteguye ngo baramufasha akiva kuri moto bamwinjiza muri iyo modoka yabo. Yego. None se ayo makuru wahaye ribe? Narabibabwiye basize muri mashini barandika yewe bama n'ibipapuro barabifite ibyo banditse. Barabifite. Nase bakubwiye ko ari bo iyo modoka ya Vigo bakubwiye ko ari yande? We yarambwiye ngo iyo Vigo ntago ayizi ngo kereka niba mfite plaque yayo. Kandi nanjye ntabwo nari mari ngo mbe namenya plaque y'iyo modoka. Ariko ku kagari jyewe narahagiye yanyohereje yo ngo nje kubaza y'amakuru mbahe abantu baho bari barimo kuhakorera ndagenda ndahagera. Mbaza uwo mugabo ati ibintu byabereye hano itariki murabizi? Umugabo arambwira ati ndabizi. Noneho hari umufande ushaka kumuvugana. Arambwira ati ukimara gutungura umufande ko tuvugana kuri ribu ntabwo jyewe ndi buvugane nawe. Ati nanjye batanjyana. Nuko yabimbwiye. Noneho mpita muhamagara uwo mufande ndabimubwira. Tuko uyu mugabo ambwiye ko adashaka kuvugana namwe ngo nawe mutamujyana. Ati mwegere neza umume nta kibazo. Ndamumuha baravugana. Arangije nyuma arampamagara arambwira ngo ni ntahe. Ubwo ndataha nyine. Arambwira ngo agiye gusigara bikurikirana ubwo ngazambwira kugeza na n'ubu imyaka ishize ari 4 nta gisubizo ndabona. Ibyo byakiriye bite? Ngiye nabyakiriye nabi cyane kuko nanamuhamagaye kuri telefone nyuma yaho ndamubaza ni ikirego cyanjye kirakunaniye kandi ari mwe mukuriye bino birego byacu. Arambwira ati niba ubona kinaniye uzagenda ukijyana ahandi kuri telefone. Ahandi mu kindi gihugu se? Ndamubaza se wambwiye ahandi ndi bukijyana? Ati wowe uhashake uzahishakira ubari ukijyana nyine niba ubona kinaniye. Nuko yabimbwiye. Kuba umuntu yabura nguko wowe ubifata gute? Mbifata nabi cyane kuko ntago byagakwiye kuba umuntu yagenda akabura umuntu w'umubyeyi ufite abana. Ntago ari byo. Birambabaza cyane ahubwo. Kare mu kiganiro mwe gushaka ngo kubabaza hari ibyo ushaka kubabaza. Icyo ushaka kubabaza ni iki? Ndifuza kuba nababaza kare abanyarwanda atari abanyamahanga. Abanyarwanda bajya he bababura nyine. Kuko nk'ubwo urumva we yaramubuze. Yarambwiye ngo yanshakishiriza ahantu hose. Nase niba yarashakishije akamubura kandi aribo bamujyanye burumva ari babashiraye. Nicyo mbabaza niba abantu babura abanyarwanda babashiraye. Icyo kintu nshaka kubaza. Madame kuki kwemeza ko ari bamutwaye kandi baravuga gatari bo mufite? Abagabo babihamya barahari. Ko ari bo babajyanye ari Vigo yabatwaye. Abari bahari bose barabivuga kandi harimo na bamwe mfitiye nimero baba bahamya babyo. Nose ribu niyigira Vigo yonyine? Ntago ari yigira yonyine kuko n'uwo mugabo niko yambwiye. Ariko nyine bo nibo bavuze ko ari ribu. Naho ku kagari twazajyayo babaye babishaka nkajya kubabereka. Vigo imeze gute? Ifite ibirahuri bya fime? Ibirahuri bya fime y'umweru. Niyo yabatwaye. Nose nta muntu ukeka wawe ufite ikibazo n'umugabo wawe wenda akaba we ashobora kuba yaragize nk'uruhare mu kumuburisha? Oya ntawe nkeka rwose. Ntawe hari naba ngiye kubeshya. Ntawe. Imyaka ine ni myinshi. Nose umugenzacyaha wakubwiye ngo genda utegereze imyaka 2 ngazaza? We yarambwiye ngo nigende ngo madamu wasohoka utahe ngo nyuma y'imyaka 2 uzajya kubona garaje ngo ahubwo ngo nzumva umamagara kuri telefone ubwira ko yaje. Ngenda burya. None kuri station ya Ribe? Station ya Ribe. Ku cyicaro gikuru cyabo niho narindi. Kuba kurera. Kimihurura? Kimihurura niho narindi. Muri etage hejuru. Methode niwe wakubazaga? Niwe wari umubimbaza. Ni nawe twavuganaga n'ibyo byose niwe. Nose ko umuntu yabura imyaka inigashira utekereza ko nk'iki kiba cyabaye? Nanjye nicyo nshaka kumenya niba wenda hari ikosa yakoze nkarimenya, niba yaranishe nkabimenya ngo yarishe na warapfa. Ntacyo bintwaye ngiye nimbimenya ko ariho kuko hari ukuntu umwana ajya mbaza ngo se nkamubisha ngari mu kazi kuko hari igihe kizagera nkamubwiza ukuri. Rero nabo babona bafite ukuri giye bambwira ati umuntu arahari arafunzwe cyangwa se yarapfuye
nkabimenya nkicara mbizi kuko ndacyari muto nashaka n'undi mugabo ko mfite imyaka 26 mfite abana 2 b'abahungu ubwo rero nashaka n'undi ariko namenye ukuri ariko mu gihe naramenye ukuri ntabwo ibyo nabijyamo. Tubwire yabuze nk'umuya masaha aburira haganaye mu gitondo saa 2 za mu gitondo aburira kuri cafe ya Rwampara. nta bantu babona se imodoka agace yabayerekejemo agace kayo barahabonye kuko yahise ngizamuka ijya kwa Kabuga ngo niho yazamukiye niko abantu nyine wamamagaye amakuru ko umugabo wanjye bamujyanye niko yambwiye. hari ikimenyetso ufite nk'inzego za leta aho barandikiye ibaruwa uzimenyesha ikibazo wagize? Yego narabandikiye ibipapuro ndabifite. uru ni urwa mbere rw'uwo munsi wa kabiri abura kuri 15 z'ukwa munani. uru ni rwo rwa mbere njyayo. Uhirwe Emeline ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 2019 umudugudu wa Kimisange umurenge wa Kigarama karere ka Kicukiro telefone 0788866235. Impamvu gusaba ubufasha bwo gushaka umugabo wanjye wabuze ku muyobozi mukuru wa RIB nabuze umugabo wanjye ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani 2019 ufite imyaka iri hagati ya 28 na 29 witwa Tuyizere Jean Claude. None nabasabaga ko mwamfasha ko mukamushakisha nkaba namubona nawe yafatiwe kuri cafe Rwampara ku kagari akagari kitwa Rwampara kagari ka Rwampara hari kuwa gatatu. Mumfashije mwaba mukoze cyane nkamenya aho ari. Uwihirwe Emeline ni wasinye kuri barwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwanditse ko rwateho kashe rwemeza ko rwakiriye iyi nyandiko y'uyu muntu 2019 niho bemeje ko iyi barwa bayakiriye. Iyi barwa yindi ravuga iki? Hari umuntu wari wandikiriye inama njya ku Muvunyi ngiye ku Muvunyi barambwira ati ibi ngibi ntabwo babikurikirana ahubwo ndagufasha wandike indi letre wibutse. Nayo ndayandika arambwira ngo ngende nyishire uwo mugenzacyaha wanjye ndigende ndayimushira arasinyana. Mugenzacyaha wawe cyangwa mugenzacyaha RIB? Mugenzacyaha wa RIB ariko ubwo niwe wakurikiranaga ikirego cyanjye. Arambwira ati umushire asinyeho hanyuma umubaze n'andi makuru. Ndayimushira asinyaho ndataha. Ndabona nayo warayanditse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 2020 umuyobozi wa RIB ku rwego rw'igihugu i Kigali. Impamvu kwibutsa ikibazo nabagejejeho ngewe Uwihirwe Emeline nabagejejeho ikibazo cyuko nabuze umugabo wanjye mumbwira ko azaboneka nyuma y'imyaka 2 ngo ni ntahe ngo nutahe bitusobanure neza inyandiko. Yarambwiye ngo nibasomere ndakora kari wayanditse tugire ibikubiyemo. Yarambwira ngo ni nahe nyuma y'imyaka 2 azaboneka kuko nari nabivuzeho mbere. Iyi nyandiko rero narayanditse ndayimushira nawe arayisoma ongera sinyaho koko ndataha rero. Ubwo ndarindira imyaka 2 ndamubura. Ubwo niko kuzana hano rero kuko nararindiriye noneho hazaho n'indi biribwo bibini. Umuntu yakwibaza kuki ubivuze hashize imyaka myinshi kwabuze umuntu? Impamvu mbivuze nuko iyo myaka yambiye ngo ndindira yarageze ndenzaho n'indi ntaramubona. Ubwo rero iyo mpamvu bineye kuhita nongera nkaza hano. Kandi nyuma y'iyo myaka nawe ntagarongera kumamagara ngabe yambwira.
ese twavuga ko yashimuswe, twavuga ko yaburiwe irengero? ndabona twavuga ko yaburiwe irengero, ariko baranamushimuse ndetse n'ibyumvikana n'ibinagaragara. Imodoka yamutwaye abaturage barayivuga, ndetse n'abayobozi bakorera kuri ako kagari nabo barabivuga, nuko nabyumva. none icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye ni uko perezida wa repubulika yamfasha nkamubona akagaruka mu bana, cyangwa se akamfasha nkamenya ikintu azira, cyangwa se nkamenya icyo yakoze, hanyuma yaba ari icyaha gikomeye agakatirwa nk'abandi bose, nkamenya ngo umuntu afungiwe aha, ngenda nkajya kumureba anamushyira wenda n'ibyo akeneye, kuko kugeza ubu ngubu ntabwo nzi niba aba akiriho cyangwa se yarapfuye, ntabwo mbimenya. Ikintu umuntu yibaza ni kimwe, abantu bose ni perezida wa repubulika, kandi hari inzego ziba zishinzwe ibyo bibazo bamushaka kugeza kuri perezida wa repubulika, kubera iki? Abo ngabo ntabwo babidukorera uko bikwiye, ahubwo yakabimenye nawe akabakangura, ahubwo kuko nk'uyu muyobozi ukurikirana ikirego cyanjye kugeza n'iki gihe kimbwira iyo myaka 2 ntabwo arongera kumamagara. Urumva atari ikibazo kuba turongera kumamagara? Rero ubwo urumva biragoye. Watwereka amafoto y'umugabo wawe? Yego nayakwereka rwose, twari twarasezeranye byemewe n'amategeko. Twari ku murenge wa Kigarama, Gikondo. Yabuze mumaranye imyaka ingahe? Tumaranye 2. Twari tumaranye 3. Iki papuro kindi ufite ni iki? Iyi ni noze baduhaye nyine tukimara gusezerana, certificate yacu. Impamvu nayizanye nayo ni ukugira ngo nerekane ko yari umugabo ufite urugo, ufite n'abana. Ubwo bikaba ari impamvu nayizanye, no kugira ngo barebe ko atari inzererezi, afite ibyangombwa byose nk'umugabo, atakakwiye kuba yabura. Niyo mpamvu nayo nayizanye. Siko ko umuntu arabura? Umuntu arabura kuko naramubuze imyaka ishize ari 4 ntamubona. Arabura ni igikwasi? Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo pe, ni ikibazo. Ntabwo yashaka kuba yaragiye nko mu nzira akaba yaraguye nk'ahantu wenda akayikora nk'impanuka wenda ntubimenye? Oya, yakoze impanuka nabimenya, ariko abamutwaye igihe barabambwiye yakoze impanuka nabimenya. Ese ko barakubwiye ko yagiye muri Vigo y'ibirahuri bya filime wahita? Aho ngaho bambwiye ko ari abakozi bari bamujyanye, bari bafite n'ibyangombwa byabo, bahise babyerekana ngo abantu bagiye guhurura bitewe n'ukuntu babatwaraga. Berekana amakarita yabo, babashyira mu kagari, babakora mu kagari, babashyira muri iyo modoka yabo. N'abayobozi b'ako kagari barabizi, kuko bahise bavuga ngo nta kindi twarenzaho, barabajyana. Nta kintu uzi se nawe ushobora kugwita nk'umuntu twabanaga ashaka kuba ari iki cyaba cyaratumye yamutwara? Oya, nta kintu nzi, kuko yari umugabo ukijijwe usenga Imana. Ntacyo nzi rwose, ntacyo nzi. Numva bitoroshye? Biragoye. Nyuma y'uko umugabo wawe agiye byakugize izihe ngaruka? Byangizeho ingaruka nyinshi kuko njye ntabwo nakoraga, niwe wakoraga, kandi ansigira abana 2, bituma n'imitungo nari mfite bituma imwe nyigurisha. Ubwo rero urumva narababaye cyane, ariko none ubu ngubu urumva byagenda gute? Ndumva nyine ubu bamfasha bakamenya irengero ryiwe, bakambwira ko ariho cyangwa se yapfuye, njye nkava mu ruhirahiro. Icyo kintu ushaka. Uramutse umenye ko atakiri mu isi y'abazima? Nzabyakira nimbimenye, ariko babimbwiye ko yapfuye, njyewe nzabyakira kuko ntawe utazapfa, twese tuzapfa. Nibyo
nkabyakira. ugiye kubona ukabona nk'uko babikubwiye araje, ni nabyo byanshimisha ahubwo birenze. Byanshimisha cyane. kugeza ubu ngubu abana mufite barangana gute, batangiye ishuri bimeze bite? Umwe afite imyaka 4, undi afite imyaka 3. Numva barakurikiranaga. Ubu ntabwo biga bari mu rugo, ntabwo ndabijyana ku ishuri, ntabwo ndabona ubushobozi, ariko nimbona nzabijyana kwiga. Ntabwo barakubaza bati papa ari he? Barabimbaza cyane nka buri cyo mvuga, nanjye niyo mpamvu nshaka kumenya ukuri. Waba warabajije mu muryango we cyangwa n'inshuti ze wenda bakaguha amakuru y'uko bimeze? Narabajije barabwira nabo ntabwo bazi umuntu waba waramugambaniye, uko bavuga ko ari akagambana, ariko simbizi, ntabwo nabihamya. ntabwo wamenya n'umuntu ndenda mwami barigize kuganira kuri uwo munsi abura kuri uwo munsi aburiraho, abo uwo bakoraga ngo baganire cyangwa bavuganye kuri telefone? oya, ntabwo namumenye kuko telefone, ahubwo ngewe twavuganye nawe uwo munsi ari mu gitondo, mubwira ko ndi kuva mu masengesho, naho arambwira ngo agiye mu kazi. Niryo jambo duherukaniraho kuvuganiraho. Yego, wari waraye mu cyumba cy'amasengesho? Naraye mu masengesho, nashe mu gitondo nibwo numvishe ngo bamufashe saa 2 za mu gitondo. Ese nk'uko ubivuga, nk'ubwo umuntu yafashwe, gufatwa ni kimwe, ntacyo binatwaye ko byemewe n'amategeko. Iyo umuntu aburiwe irengero nk'uko wowe ubona biba byagenze bite? Umuntu aburiwe irengero biba ari ikibazo gikomeye, ahubwo twakibaza ni gute umuntu aburirwa irengero, hanyuma bakadusobanurira. Twabibaza abandi? Twabaza nk'abayobozi bakatubwira ukuri, bakadusobanurira. Nicyo mbona. Niba nta kindi ufite wakongeraho, reka ngushimire ku kiganiro ha Ishema TV kuri uyu munsi. Yego, nawe urakoze. Nizere ko inzego z'ubuyobozi nizigushaka ngo uzihe amakuru ku ibura ry'umugabo wawe zizakubona. Yego, zizambona. N'ibyo watubwiye uzabisubiramo imbere y'inzego z'ubutegetsi? Yego, nzabisubiramo. Ndagushimira. Yego, nawe urakoze. Ishema TV, imboni ya rubanda.